She what? Kibabu we. Ah, ramugaje we. Kibabu we. Kibabu we. Jesus. Kibabu we. Ramugaje. Jesus is Lord. Ariko subundi we wa mugabo. Ubundi bungu mutaje uri kugira ute kuri utugu ubona uruku. Sorry, mutubabarire banyakuba. Tubikoze tutabigambiriye mutubabarire ntabwo twabishakaga. Mutubabarire banyakuba. None sibu ubundi ubugenda utareba areba uramugaje ubuse akaboko uragakuye. She what? Kibabu we uranyishe kabisa. Mutwihanganire rwose babyeyi. Ariko subundi we wa mugabo. Ubundi bungu mutaje uri kugira ute kuri utugu ubona uruku. Ubu ngubu tuvugana giye kureba umusaza. Ubu nacikana. Cyore musaza wawe yarwariye kwa muganga. Oya, icyo nangira ibishwi rero mwumva nabi. Ntago ari umusaza urwaye nshatse kuvuga. Ni umusaza Paul Kagame yaje kwiyamariza imushira rungu. Ubwo nacika. Icyambere cyo sino gukinyura gusha ahubwo hari n'ibindi byiza byinshi cyane. Hari n'ibindi byiza cyane. Ahubwo wari wacikana. Ya tugomba kujya kumutora ko Perezida Paul Kagame utamutoye ntabwo wazabona inkunga. Iyo tugejeje ku majyambere meza aduha inka zagira inka aduha byose ni gutabo wabuzwe. Reka twe kugomeza gutinda hano ahubwo twe abana bato se ko mwagare hano ntago muzi ibyabaye. She what? ariko aba bantu nk'aba ngaba b'ibicumba b'ibirema bamuza kwivanga mu bintu by'abantu bari kuganira. Wari uzi turi kuganira iki? Se ntago muzi ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaje kwiyamamaza. Aha twaba tujye kumutora tumutoramo ibiki mu rugo tubura kunywa muri wese idasakaye. Aha kutongeraho iyacu yavunitse ikabikunda amabyara. Jesus! Iruko ry'u Rwanda kubabwira uko ntago ari ukubanga. Icyiza mujye mukora ibintu mwabanje gutekereza. Uko murabona urugero murimo ibiki byose mugomba gukura mukawe u Rwanda rw'ejo hazaza. Dore ni mwebwe imbaraga z'igihugu dukeneye kugira ngo dukore. Aha ubu ko ngiye kuburara ndaba murebamo ibiki. Twebwe abantu bo ku muhanda twaragoye kwanjye twaragoye. Ubu ngubu navuye mu ishuri kubera mu rugo tutifashije. Ntabwo najya kumureba namurebamo ibiki wapi. Rega abana bato ntabwo ari ni muza rwose tujye kumushyigikira. Ntabwo ari ngombwa yenda ngo aba ari we byose uzabikora kuko we nawe avuga bagira inama y'ukuntu muziteza imbere y'ukuntu mwakwiga mukanejo mukazaba ni mwebwe imbaraga bundi z'igihugu. Byo rwose yareka nikomereza urugendo ariko ni mu bitekereza nkurikire. Aha se buri uriya yazaga avuga iki ko uzi ko n'ibintu yavugaga natabyumva. Njye ntabwo nigeraga biriya bintu nabyumva ntabwo nigeze nanabyumva biriya bintu nigeze yaje atubwira ati ngira biriya byo kujya kureba Paul Kagame kanje kwiyamamaza nahise muta mu bigori. aha undi biriya bimeze n'umuntu wari uri kwandika abantu basakuje mu isoko rwose birabona igihe ntabwo biragenda ntabwo ari gushaka Aruka mu rugo bakunda FPR ngemba ikigo micye. aha ko njyewe mbwira ibyo ababyeyi bawe njyewe ibyo ngibyo birandira. Aha ubu ngubu iyo wakora iki cyose ubu amatwi namaze kuyavuniramo ibiti kirangira ngo yumve. Bro shaka waje tukagenda amatwi ari mu rufu ntago yumva. Aha yakana yamena ataguhomereza ngende pe ariko umenye ko njyanye natabishaka.
imbaraga z'igihugu dukorane umurava dutere imbere aho ni wowe bana bato ibyo mukoze kuko nimba bibavuye ku mutima ndabona nta kirango mufite muze dukomeze urugendo tujye gushyigikira FPR ibyo mukoze nibyo rwose ndabona nta kirango mwari mufite nimuze dukomeze urugendo FPR oye ubumwe demokarasi amajyambere oye oye FPR umuryango w'abanyarwanda baraniye kera usangane n'amaboko y'akaza korera u Rwanda kaza FPR urengera u Rwanda Jesus is Lord. Abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza tuzamutora kunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza kunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse abahungu b'iki gihe barateye gusa nkanya nk'umusaza ko ndampushije nabira Jesus ibi ni ibiki kuko bagukuriye ariko reka tugende ahantu habereye icyo bita amatora ngiye njye gutanga ikirego cy'umuhungu uriya muhungu wo kwa Myazi wagutinda rwose akugeretseho imisaraba nanjye atansise ntabwo bishoboka. Erega papa natwe twabikoze tutazi ko hari guverinoma ariko nyine kuko yayine akanyihakana niyo mpamvu tugomba gushaka ubutabera rwose agakurikirana nanjye sinabyihanganira. Reba navuye mu ishuri niga primaire ubu ntabwo nzi gusoma neza ntabwo nzi kubara neza ibyo rero agomba kubyishyura. Rero umwana wanje rero muri tugende cyo ko kuri tubicenje uko kukana nawe gutucana ndabona nta jajaya ngo bive tugende cyakoze umuntu ashendwe iraterinda pe yaraguhamije. Kagame Paul u Rwanda yubatse neza mutore cyane akunda abanyarwanda. Kagame Paul u Rwanda yubatse neza mutore cyane akunda abanyarwanda. Kagame Paul u Rwanda Sinanye babu tugomba kugira tugatora ubuyobozi wa Perezida Paul Kagame. aho niho Ubundi nkatwe nk'abasaza tuba tugomba gucinga igipfusi tumutore ariko rero tutaravuga ngiye muyobozi gihangaha nk'umusaza abasaza baba barahawe ijambo urubyiruko abana bato mugomba kuberekera umusaza akicara kuko modere n'imyaka y'ijyanirega n'imyaka itujyana aho ngaho ukoze igikorwa cy'ubucuruzi bwose. Uziko muhagurukije we Oya biriya ni ngombwa
yagombaga guhaguruka umusaza akicara nese umusaza ari kugumya agahagarara birakoze ni ngombwa nta kundi nyine ubwo ntihangana ahagarara ariko se nkamwe mwunguranaga ibiki koko uyu mubyeyi murabona ukuntu ameze nyine yamunsi igihe akiri akana gato ndi kumva mwunguranaga ibiki n'ibiki umusaza bagomba kwicara kuko nyine ndakuze nta muri burara koko nta kimumbara urubyiruko rw'u Rwanda turashaza mu kimumbara rwose kera hatamuyobozi ngiye mfite ikibazo ahangaha cy'umuhungu wa Rwakadege wantera umukobwa nda rwose debere binamukoreye rwose yajyaga kumvomera utuzi yakundaga urubyiruko cyane akitabira urubyiruko ubuzima bw'inyorocyo byose akitabira byose ariko ndebera ibintu bamukoreye mukoko kumungubu koko bagukoreye iki koko nta gahinda kenshi nubwo icyo kibazo tutari tukiteguye ndumva gikomeye ariko tugiye kubanza kugiheraho tubanza tugikemura rero bwana rero umuyobozi rege mfite ikibazo ngiye cy'umukobwa wanjye bateye inda nakuko nyine nabitsigara gusa kuko ubungubu kazamfasha ikigo kunaga kuzunguruka ari mu ndavuga ndagira ngo ngiye munyemure ikibazo ngiye umuhungu kwa nyine nyinde yamuteye inda none yaramwihakanye none ngiye nagira ngo mundenganure rwose nidanje nume ubu ndashaje ese hari akantu uvuze ntari numvise ngo yamuteye ariko nyumvira uyu muyobozi nawe ariko muyobora nta nubwo ubireba ndi hafi kubyara nta n'akenda na kamwe mfite umuhungu yaneye inda ahita yigenga noneho ngo yanteye inda hari ikindi harya rero kune namubonye hano dore nguriye si kiriya cyabizahira gifite n'isoni kipfutse no mu maso ipfukure bakurebe urava hano nguriye n'imyenda y'umwana nta n'isonere niko bizahira nibyo koko icyo kibazo kirimo kukuvugwa ni ukuri ngwino utubwire neza uko bimeze reka njyewe mwene muhurutu urimo ntabwo ari gusa ntagira uti umwana ntabwo mwamunyemeza undi se uranjye naryamana nawe nta nubwo nari nuzuza imyaka yo guterera ni ukuvuga ngo icyo kibazo ndumva gikomeye reka tumwandikire akomereze ku karere mwana wanjye rero ubonye indezo rwose ubonye indezo niyo mpamvu mpora nshimira umubyeyi perezida Paul Kagame numva namuha impundu nkamubyinira we mwana wanjye ubonye indezo wayibonye ugiye kujya ngarama bitewe na nyakubahwa perezida Paul Kagame tumushyigikire ngomba kumwamamaza rwose FPR nkunda cyane n'umwana wanjye ubu twabonye indezo muri bose nawe ntabwo nareka kutagushimira urakoze cyane ko ugiye kunyandikira nkajya ku karere gukemura ikibazo cyanjye rwose naho ubundi wowe ubundi tuba twisiribanze nuko turi mu nteko y'abaturage tugira ngo twizihize perezida Paul Kagame uri kwiyamamaza papa mubabarire dukomeze ibyatuzanye asanze ntakigira amahane buriya kera twararwanaga buriya mubabarire twamubabarire noneho niba nta bandi bantu bafite ikibazo tujya kugera noneho ku ngingo yacu nyamukuru byaduteranirije hano FPR oye ubumwe demokarasi amajyambere oye njyewe nzamutora kuko afite ubumuga yaduhaye ijambo ubu ngubu niyo mpamvu bitewe n'ibikorwa remezo mbona byiza tugejejeho abafite ubumuga murabona turakeye ntabwo tugisabiriza mu mihanda kubera nde Paul Kagame niwe nta n'impamvu rwose tutamwamamaza ntari mfite ubumuga bwo mu mutwe niyo mpamvu uruhara rwanjye rwaje none yajyanye hasi karambura rwose umutwe wanjye urimo uratekereza neza tumutora umubyeyi wacu perezida Paul Kagame aragahabwa impundu yaduhaye inka izi bikapiti wanjye madamu naje mbipinga muze wakoze cyane rwose wakoze pe reka umusaza tumutore ntabwo wakwanga gutora umusaza buriya nanjye nabonye icyiza cyo kuza hano hantu wakoze cyane ndagushimira Minervare ndi kwiga nishyura ndi kunywa amazi asukuye nta cyambuza kumutora murakoze kwitabira ubundi reka dushyireho akaririmbo ka morale ubundi maze ubundi dutahe oya nayo namba ya warinze bolo de